nta kutagira kugira ngo ugabanye ibiro ariko bikanga ukabona uracyakomeje kubyibuha uracyakomeje kubona uko ugiye ku munzani ukabona ntibiri kuvaho ukabona imyenda wambara niyo cyambara ntabwo urananuka wakoze siporo uko ugomba kuzikora ndetse wafashe na regime uko ugomba kuyifata ariko bikanga bikagira bigakomeza uko byari bimeze. Rero hari amakosa 10 uba ushobora kuba wirengagiza cyangwa se ukora utabizi bikaba bituma nta kintu gihinduka. Tujya rero kuganira ku makosa 10 cyangwa se ku bintu ugomba kwirinda mu gihe uri kugabanya ibiro kugira ngo ushobore kugera ku byo wifuza cyangwa se ushobore kugera kuri tayo ushaka ndetse no kubyishimisha, kuko akenshi umuntu ari kugabanya ibiro aba ashaka kugira ngo ahindure ari kugira ngo agire ubuzima bwiza cyangwa se agire tayo yifuza bimunezeze nyine, kuko akenshi hari ikintu ubona kitagenda neza iyo ushaka guhindura ikintu no kubona kitagenda neza. Tujye rero kuganira kuri bintu 10 ushobora kwirinda. Mbere y'ibyo ushaka wakora subscribe ndetse na notification bar kugira ngo ushobora kubona video uko nisohoye. Icyambere rero ni ibyo witeze bidashoboka cyangwa se bidasanzwe. Buri gihe umuntu usanga rero afite avuga ngo ndatangiye gufata regime, nagiye kujya kuri diet, ngiye gukora siporo ku buryo ndi bute ibiri 10 muri cyumweru kimwe cyangwa se ndi bute ibiro 20 mu kwezi. Rero biragoye ibyo bintu kugira ngo ubigereho muri icyo gihe, kuko aba ari ibintu bisaba kugenda buhoro buhoro, kwihangana. Rero biragusaba byibura ibintu biteze bibere ibintu bishoboka, kuko iyo uteze ibintu bidashoboka ukabona ntubigezeho nyuma ya cya cyumweru niho ucika intege ukatangira kubivaho. Rero nimba rero witeze ko ushaka kugabanya ibiro, bitware buhoro, ugende buhoro. Wenda uvuga ati muri iki cyumweru ndata ikiro kimwe, ndata ibiro 2, aho birashoboka. Ariko kuvuga ngo uratanga ibiro 10 nyamuneka ntabwo bishoboka rwose. N'ahandi icyumweru kizarangira watangiye kwa mbere, nugera ku wundi wa mbere, nujya ku munzani wari ufite ibiro 70 usanga uracyafite ibiro 70 wenda 69, utangire kumva wihebye kwa kabiri burabiretse. Ibyiza rero shyiraho gira expectation cyangwa se ugire ikintu witega gishoboka, atari ukuvuga ngo ugiye gukora ibintu bidashoboka, ahubwo ugende buhoro buhoro, kuko aba ari ibintu bisaba ko umutwara umubiri buhoro. Icya kabiri tugiye kuganira ko ni ukumenya ibiryo urya ingano yabyo, cyane cyane ibiryo biri healthy. Cyane abantu rero usanga kenshi iyo batangiye kugabanya ibiro hari ibyo areka, agatangira kumenya ko agomba kurya ibiryo by'umwimerere, ibiryo bitarimo produit chimique, ibiryo bitaza kumugiraho ingaruka, bitarimo amakarori menshi, bitarimo isukari nyinshi, akagerageza kugira ngo abigabanye. Ariko ugasanga bya biryo nubwo yagabanyije, wenda yaretse amashokora, yaretse bya bindi bikorerwa mu nganda, agiye gufata ibiryo by'umwimerere, yarangiza kuko azi ko birimo amakarori makeya akabirya ari byinshi. Icyo gihe rero iyo ubiriye ari byinshi n'ubundi nta kintu bitanga, kuko nimba bya biryo bifite karori 50, ukongera uko umurikanya ugakomeza kubirya, ukagerageza. Nimba ari umuneke ugakomeza ukarya umuneke mu munota umwe, mu kandi kanya ukarya undi muneke, mu kandi ukarya imbuto uburyo bwinshi. Ibyo biryo uko ugenda ubirya, za karori niko zigenda ziba nyinshi mu mubiri, ni nako ugenda ubyibuha. Rero bisaba ngo nubwo uri kugira ngo urye ibiryo bifite intungamubiri nziza, bitagira ikibazo ku mubiri, kandi bifasha umubiri wawe kugabanya ibiro, bifite amakarori make, gerageza umenye kurya nanone mu rugero, umenye kurya mu gihe ushonje, umenye kurira ku gihe, ureke gukomeza kubirya ari byinshi cyangwa se kubirya buri munota. Icyo gihe bizagufasha kugabanya ibiro. Ariko nukomeza kubyirengagiza ukavuga ni ibiryo bifite intungamubiri yego, ariko ukabirya inshuro nyinshi, ni hahandi nta kintu uzaba ukoze, uzakomeza kubyibuha. Icya gatatu rero ni uko umuntu usanga ari gutibira ariko ntabimenye. Ugasanga wenda nko ku munsi yipima 3 mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Mu gitondo yipimye afite ibiro 65, saa sita yipimye afite ibiro 62, mu kanya nimugoroba yipimye afite 65 n'igice. Rero bitwara iminsi kugira ngo umenye ibiro ufite bigize bihamye, kuko akenshi iyo biterwa n'ibiryo wariye. Tuvuge mu gitondo niba wanyweye amazi ukipima, ntabwo bizaba biremereye nk'iyo wariye ibiryo
iyo bigeze biremereye. Rero uko ugenda usanga hari utuntu duto twagiye tugera ugasanga muri guhindura ibiro, cyangwa se ukajya ubona uri kuri 61 n'amagarama gutyo ukabona ibiro ntibiri guhinduka. Ibyiza rero akenshi iyo ubona ibiro bitari guhinduka, rebera ku myenda wambara, urebere nanone ufate metero, ziriya metero upime mu nda uko hangana, urebe uko hasigaye, kuko hari igihe ugabanuka ariko ibiro ntibigabanuke ariko ubunini bukagabanuka bw'umubiri, ugasanga umubiri wagabanutse ariko ibiro ntibyagabanutse kubera ko amagufa cyangwa se inyama zindi zasibaye nkaho ziba nini. Noneho rero wakipima nko mu nda ugasanga hagabanutse, wapima amaboko ugasanga hagabanutse, wapima akaguru ugasanga byagabanutse, ku buryo wakambara n'imyenda ukabona ko hari ikintu cyahindutse, ariko wareba ku biro ukabona ntibiri guhinduka. Rero ibyiza bitware buhoro, ugerageze inuza zose kote zose, urebe se imyenda nambara hari cyahindutse, ese nkuko nk'abantu baterura uzasanga igituza cyabaye kinini, inyama zabaye nini, noneho ugasanga nimba ari kurekarama ngo biro ntibyagabanutse, kandi biro nubwo bitagabanutse ariko umubiri hari ukuntu wahindutse. Icyo gihe rero nabyo ugomba kubireba, ukareba ese umubiri hari ikintu cyahindutse mbere yuko ureba ibiro. Rero aho nawe ugomba kubyitondera. Icya kane rero ni akamenyero. Usanga abantu benshi uyu muntu ari gufata amarejime se cyangwa amasiporo runaka, iyo umubiri umaze kubimenyera ubikoze igihe kinini, umubiri ugera ukabirambirwa, nawe ukagera ukabirambirwa, ukongera ugasanga wongeye gusubira uko wari umeze, ukongera ugasanga nanone umubiri wabimenyereye, ntabwo uko wabifataga nka kera ntabwo ariko bimeze. Rero ni byiza ko ugeraho ugahindura, ukadapta ibindi bintu bishyashya kugira ngo ushobore no kugira umubiri bibe ari n'ibintu bishimishije, bibe ari ibintu biri fun, nturambirwe, kuko abantu ko turi, iyo ibintu bimaze n'igihe kinini urabirambirwa. Rero nimba wenda ibiryo waryaga utangire uhindure, urebe ukundi kuntu birya, amasiporo akoraga uyahindure, uryame igihe gihagije. Utaryama ni ikibazo cyane, yaba ari ku mubiri w'umuntu ndetse n'uburyo bwo kugabanya ibiro. Ugerageze nyine ibintu nimba bimaze amezi 6 wongere ubihindure, nibwo nongera kubihindura uraza kubona ko umubiri wongeye ukadapta, ukongera ugakora, ukongera ukananuka cyangwa se ukongera ugata ibiro. Ariko ibimenyereye ushobora gusanga ukongera ukabona ukongera gufata ibindi biro kandi atari byo wifuza. Ingingo ya 5 rero nta gusa umusanga utanywa amazi ahagije. Nimba ushaka kugabanya ibiro cyangwa se ushaka kugabanya ibintu ufite ibyo biro ufite utagikeneye, gerageza wongere ingano y'amazi unywa. Abantu muri ino minsi bazi ko kunywa amazi ugiye kuryama no kunywa amazi ubyutse ari ngombwa. Agaheruka nywa cya kiraro mu gitondo abyutse, akongera agaheruka rero nywa cya kindi yanyweye nimugoroba agiye kuryama, bikaba birarangiye unywa ngo yanyweye amazi. Byibura gerageza wongera amazi unywa byibura litiro 2 kugeza kuri litiro 3 ku munsi, bitewe n'ibintu ufite. Nimba ufite ibiro byinshi gerageza ugeze byibura kuri litiro 3, kuko iyo unyweye amazi bituma uhaga, bigatuma utaryagagura ngo uko wumvishe, kuko hari igihe usanga umuntu yibeshya akumva ngo arashonje, kandi aramutse anyweye amazi ashobora gusanga byaba byatakibikeneye. Uzarebe nk'urugero, hari igihe wowe wumva ushonje ariko wanywa nk'ikiraro cy'amazi ukumva yanzira iragiye, ariko iyo ushonje birisemye, iyo unyweye amazi n'ubundi ntibikuraho yuko urya, nyine urayanywa ukumva nanone ni ngombwa kurya bya biryo, ukumva nyine nanone uracyafite apeti ya bya biryo. Ariko hari igihe wumva ushonje wanywa amazi bikarangirira aho ngaho ukibagirwa ko wari ukeneye no kurya ibiryo. Rero gerageza unywa amazi mu gihe wumvishe ushonje, ubanze unywa amazi, ubanze ureze neza kuko ibiryo ndabikeneye kubirya, kuko akenshi usanga turi ibiryo bitari bikwiye ko tugomba kubirya. Ni naho rero uhera usanga uriye karori nyinshi kandi utari buzikoreshe, bigatuma rero ukomeza kwiyongera ku mubyibuho. Hari na video nakoze ushobora kuza kuzireba zijyanye n'uburyo ushobora kunywa amazi, wahitamo amazi akonje cyangwa amazi ashyushye. Muraza kubona link hasi, ndaza kuzishyiraho zivuga ku buryo ushobora gukoresha amazi akagufasha kugabanya ibiro. Icya 6 nuko usanga abantu bakora ikosa ryo kuba bakoresha cyane ibinyobwa bifite karori. Ubundi amazi umuntu yakoresheje nta karori ziba zirimo, niyo mpamvu afasha umuntu kugabanya ibiro. Ariko nimba ukoresha ibinyobwa bifite karori nka za fanta, icyayi, amakawa,
bière, ibyo bintu biba bifite kalori, biba bifite isukari nyinshi, ntabwo rero bitagufasha kubyibuha rwose. Ahubwo iyo ushaka kugira ngo ugabanye ibiro ugomba kubyirinda, ukamenya kubinywa, ukamenya kubigabanya, kuko usanga bikunda cyane nk'abantu babikoresha. Muzabarebe abantu bakunda akabyeri cyane, uzasanga bakunda kugira inda nyine iba yarabyibushye, igice cyo kunda nyine usanga cyarabyibushye. Rero kubera isukari iri mu bintu bituma umuntu abyibuha inda. Rero nimba ushaka kugabanya ibiro, gerageza ugabanye byeri unywa, ugabanye fanta unywa, ugabanye kawa, ugabanye icyayi kuko birimo isukari, ugerageze kureba ibidafite amasukari, kuko ibi binyobwa nimba ubinyweye nanone za kalori ya masukari arimo aragenda afate muri cya cyimbo cy'ibiryo bari kurya. Hari igihe usanga abantu bavuga ngo sindi burye ariko ndanywa akacyayi, sindi burye ariko ndanywa akabyeri, kandi ngo ari kugabanya ibiro. Icyo gihe rwose ntakubeshye, nta kintu bihinduraho, n'ubundi aba ari cya kindi, aba ari kimwe. Ibyiza ni ukugerageza ukabireka, ukabyirinda kugira ngo ushobore kugabanya ibiro. Icya karindwi rero ni uko usanga abantu benshi birengagiza cyane guterura icyuma cyangwa se guterura ibyuma, ibyo bita mu Cyongereza lifting weight. Usanga umuntu rero abyirengagiza, agakora izindi siporo, agakora ubwoko bwinshi butandukanye, ariko nyamara uramutse ugerageje nabyo ukabikora byagufasha, kuko iyo uyikoze, ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo uyikoze, iyo uteriye ibyuma na nyuma yo guterura ibyuma, umubiri ukomeza kugwa muri ya ritme ya siporo, ukomeza gutakaza bya bintu bindi udakeneye. Rero ni byiza ko wakiga nabyo kubishyira mu byo ukora kugira ngo bishobore kugufasha kubikora, kuko bituma n'umuntu agaragara neza. Ariko abagabo bagaragara neza, ariko abagore bagaragara neza kuko ifasha amabere, igafasha n'amaboko, ifasha cyane igice cyo hejuru mu kugaragara neza. Rero wagerageza nabyo ukabikora mu gihe wakora izindi siporo, ukabona na none biri kugufasha kugabanya ibiro. Rero nayo wayongeramo kugira ngo mu bintu byose twavuze ushobora kuba udakora, ushobora gusanga wenda ibindi ubigerageza ariko ugasanga iki ngiki utagikoraga, nacyo rero ukigerageza. Icya munani ni stress. Abantu benshi bafite stress usanga bafite umubyibuho, ariko nuko rero iyo umuntu avuze stress, hari abantu tugeze kubiganiraho banyemeza uburyo stress ngo ishobora gutuma ngo batabyibaga, bavuga ngo umuntu afite stress ngo araruka. Stress njya numva tuzayiganiraho nayo, kuko abantu benshi barabyirengagiza. Stress ishobora gutuma umuntu abyibuha, stress ishobora gutuma umuntu abyibuha. Reka mbisubiremo, kubera ko stress akenshi hari igihe umuntu usanga afite stress akibagirwa kwiyitaho, akibagirwa kurya neza, akibagirwa kuryama bihagije, mu gihe cyo kumva stress, umujinya cyangwa se ibibazo afite akabitura kurya ibiryo byinshi, ugasanga ntahereye abyibuha. Stress rero ifite impamvu nyinshi cyane zatuma ubyibuha. Rero stress ahantu ihera ituma umuntu abyibuha, icya mbere cyutangira kubura ibitotsi. Iyo ubuze ibitotsi urara ijoro ryose udasinziriye. Nimba udasinziriye muzumve, iyo utasinziriye bigera mu ijoro hagati ukumva ufite inzara yandi nyinshi cyane, ariko isinziriye ntabwo ushobora kumva inzara. Rero kugira inzara cyane bituma umuntu aruhukira ku biryo. Iyo uruhukiye ku biryo bigenda gute? Urya byinshi. Iyo umaze kurya byinshi bigenda gute? Ugasanga niuhereye ugira umubyibuho ukabije. Kandi abantu bafite stress usanga bakunda no kugira inda zibyibushye, ugasanga afite umubyibuho we usanga ubikunda. Ikindi nanone ni stress ituma metabolism igenda vuba. Nkunda kubivuga cyane ko metabolism iri mu ishingiro rituma umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza. Niba metabolism yawe igenda buhoro, idakora neza, niho uzahera urwara, ugira umubyibuho ukabije, ukaba wanarwara diabetes, kuko iyo metabolism idakora neza n'ibiryo wariye ntabwo bigira igogora ryiza. Iyo bitagize igogora ryiza niko bigenda nyine bigira uruhererekane rwinshi cyane, ugasanga ushobora kuba ugize gute ugenda ubyibuha. Rero ni byiza ko ugabanya stress, ukiga kuruhuka, ugasinzira neza, ukumva uturirimbo ukunda, ukagerageza kubana n'abantu ukunda kugira ngo ya stress ishobore kugabanuka. Nujya kuryama unaryame neza kugira ngo ugire ubuzima bwiza, bigufashe no kugabanya ibiro. Iki cyenda rero ni uko usanga abantu batinda kuri diet. Iryo kosa abantu bakujya kugira. Nimba atangiye gufata kugabanya ibiro, agatinda kurya cyane, ibyo agomba kurya kugira bituma agabanya ibiro, ibintu byinshi cyane,
sinabyita ngo ibintu byinshi washyizeho bindi ugenda usoma ibyo ureba bishobora gutuma mu bw'ababiri. Nyamuneka ite ku buzima bwawe, imenya kurya ibiryo bituma ubuzima buba bwiza. Iyo umenye kwita ku buzima bwawe, kuryama neza, ukamenya kurya ibiryo bifite intungamubiri ku mubiri wawe, ukamenya kurira ku gihe, ukamenya kurya bihagije bitarenze ibikenewe, ukamenya kunywa amazi neza, icyo gihe umubiri wawe uzagenda ugira ubuzima bwiza, ugende ubone ko uri kugenda ugabanya ibiro. Ariko udatinze ku bintu nk'amasalade ugasanga ari byo bintu uheraho, ari byo bimugumaho gusa, ukibagirwa kwita ku buzima bwawe, ni naho ugasanga kenshi wagize ikibazo cy'ubuzima. Ugasanga bamwe batangiye kujya bikubita hasi, ugasanga umuntu muraganye kubera ko atariye yikubise hasi. Rero ite ku buzima bwawe, umenye kurya neza, umenye kukwitaho, nyine umenye kurya amavitamine neza, byose umenye kubigendamo neza. Icyo gihe bizagufasha kurusha gukomeza kwita kuri diet cyane, kuyitindaho ukicisha n'inzara. Icya cumi rero ari nk'aho aricyo cya nyuma, nuko just be happy. Ishime, ukore ibintu bituma wumva wishimye, biri fun. Kuko akenshi usanga umuntu atangiye kugabanya ibiro, niyo umuntu ari akubashije so wabigenjeje kugira ngo agabanye ibiro, abakureba gutya gusa ibyo bintu byose urabishobora. Kora ibintu bituma wishima, ureke gukora ibintu bituma ugira stress, kuko nimba wumva ari nk'igihano urimo, n'ubundi ni hahandi nta kintu bizakugezaho. Kuko iyo umuntu yumva ari nk'igihano, n'ubundi ntaba yishimye, n'ubundi nabyo ndashaka kugeraho ntabigeraho. Rero ikintu cyo gukora cyo gushaka kugabanya ibiro wumva uri nkaho wajya mu bikorera umutwaro, gerageza ushaka ibintu bituma uko ubikore wumva wishimye, bikunejeje, atari ibintu bihatiriza, atari ibintu urwana nabyo, atari ibintu byo hari igihe umuntu akora afata amaregime kugira ngo ari kunywa umuti usharira, kuko rero n'umuntu ajya kuba agafata amazuru kugira ngo ashobore kubona. Rero ni byiza gukora ibintu bituma wishima. Nimba ari regime, fata regime ituma ubundi ni etape par etape. Ubanza gukora ikintu kimwe, wakimenyera ukabona gukora ikindi, gutyo ugasanga ibintu byose ugeze ahantu hanini, ariko ugiye ukora buhoro buhoro, etape par etape. Kuko iyo bikoreye rimwe niho bikunanirira rimwe, ugasanga byari bikubihiye, ikindi byakunaniye, icya nyuma noneho kibica nta n'ikintu byakugejejeho. Ndibuka niga muri secondaire nigeze kujya mu gufata amaregime, ariko nta niroba yavuyeho, kubera ko nari ndi ahantu hafungiranye nabikora ndi aleze ngo bishimishe, ariko aho ndatangiye kubikora nitonze nabwo byangiriye umumaro. Rero ukora ibintu bituma wishima, ugabanye stress, kuko stress nuba bikurakaje ukagira stress n'undi nta kintu uri bugere. Nahanga rero ducumbikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku makosa cyangwa se ku bintu utaruzi wakoraga wicaga mu gihe wari uri kugabanya ibiro. Ibyo wabonaga nyine wamenye utaruzi, waza kwandika muri comment kugira ngo tuzakomeze tugenda tubiganiraho. Kandi nimba hari nawe hari ikindi uzi abantu bashobora kuba bibeshya, waza kwandika muri comment kugira ngo nacyo tuzarebe, tuzakiganiraho cyangwa se abandi bakimenye. Rero hari agateka nshaka kubaha. Ibuka kurya breakfast igufasha kuko ituma umuntu ashobora kumara umunsi ameze neza, kandi burya breakfast imeze neza cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rimeze neza yagufasha kugira ngo ugabanye ibiro. Kandi wibuke kurya ibiryo birimo fiber ndetse na potassium. Ibyo bintu bituma umuntu agihugwa haze, kandi umuntu yananuka ntamere nk'umukecuru cyangwa se umusaza, ahubwo akagira taye nziza, akagira umubiri umeze neza. Ndabakunda rero, wakora subscribe ndetse na like na comment. Ciao, bye.